bansanze habo noneho abandi ko naho basanze bo baza bambwira iki baba baramufurumishije mu kiganiro niko bavuga arafuruma urumva mu gitondo baragiye abona urukiko rwa saa 4 rwagowinze vayiro rwafashe igihugu urumva mu mujyi wose watiti mu nda y'isi haba pshu haba haragiye haba mu nda hihe yakora kuri YouTube akabona urukiko haba hashumitse witwa Taifa uramuzi Taifa nawe reba Taifa ukireho na Fabrice wo mu Rwanda aravuga ati ibi bintu rero ntago byashoboka babazanye na Kazungu noneho baba barahashumitse ahangaha rero duhite twinjire ku muntu bita atabiganira yego atanyuma yuko ni umunyeshyari mubi nawe se nikubyemeza ni nawe nje nago nzaza hano mbihakane atabivuga ko yakinye yashese zibigera muri miliyoni none byarenge mubana muturumbuye muri APR n'ubuna none atabiganira uri kuza ukaza kwiyemera hanga ufite amazu ngo nibibanza bibiri amazu nibi cyane agahinda n'ubu yavuze ngo Taifa ngo yiyonze amazu nibi amazu wowe uzabana ibintu bafite ngo nabasanze ngo muri iyi game ngo baguranya amazu ngo nibibanza nyuma y'uko ahubwo bibana amazu bibanza kandi iyo nzu share y'iki none amakuru avugwa yana ari muri Kenya nyamara wowe turaje tukwinjiremo yatangiye kurekura ari gahunda yo kujya gushaka umugore ariko se buretse we wumva umujinya ahantu wavuye uwitwa Muramira Regis utajya urya dodo si umuzi yewe nakasa mutwe Regis nagajya urya dodo avugiraho umva we yari ikintu yakoze Regis yafashe Regis nawe ni muzehe kwizi Regis nyuma yuko avuye kuri za City Radio nkamusanga kuyitwa Yego kaza kuava kugeza Radio no kuri The Choice akisi hoje ni kwisibo muri abo kwisibo ahita kuri Fine FM gikora kiriya kiganiro mu nda y'isi yagiye arya amafaranga y'abantu benshi abakinnyi Sky to ataninda yari yinze bamwita Kedi nagayisanze Kedi ate ngo numwe mu bantu bajyaga gukora ikiganiro agikora mu nda y'isi ngakaguhamagara uri umukinnyi akakubwira ngo nudakanda akanyenyeri ngiye kukuvuga nabi nkusebye nkuvuga ibibi byawe byose aho unywera amayoga abakobwa ujyana muri Cebesi byose ndaza mbivuge ugahita ukanda akanyenyeri wafura ahata wowe uri gushaka kuza ukigira umwana mwiza ushaka kwata uzinga icyatumye turumbura agashyira hanze ukuri sikaye turakizi ntago nyine yarakindutse nite polisi reka buretse n'ukuntu bamukuye ku mugati wowe utakizi ntabwo abo inyuma y'uwitwa Kedi. Yes, we go by name Sky to in the house, in the building, the cover, in the street, in everywhere. Call me Special Material, inspiration of the youth, Papa Doughboy, Papa Skyra, aka Mr. B1 Gene. Ayo niyo mazina yanjye nitwa. Ubu noneho tuvugana ibintu biba byamaze guhinduka isura, ibintu biba byamaze guhindura isura. Nujye ubona naje niteretse ndi kumwe n'abandi bajama, jya umenya ko ibintu biba byamaze kugoyinga viral. Ni muri rwa rwego nababwiye ngo iyo ibintu namaze kubipanga cyangwa se namaze kugera ku rwego rwo kugira ngo ibintu mbifatire umwanzuro, gerageza kuba nakitegura gutegura ibindi bintu. Biba bishatse kuvuga ko ibintu byamaze guhinduka, ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byamaze kugoyinga viral. Babwira ngo ikinyobwa cya mbere ni B1 Gene kandi internet nziza cyane bayita Mango 4G. Uyu munsi wa none rero nubwo turi kwitegura ikipe yacu ya Mavubi iri buhure na Nigeria ubwo yakubitwaga n'ikipe ya Libya kuri stade Amahoro, tukibaza ngo muri Nigeria biraza kugenda gute. Reka maze sirimo ka B1 Gene ubundi mbabwire ngo ndi kumwe n'abandi. Yego iruhande rwanjye ndi kumwe n'umusesenguzi bamwita Emikabaka mumuzi kuri Neno TV, akunda kuba ari kumwe n'umukada ndetse no kubindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi yavuze terekana yengere muri The Fly mbanze nguruke ku rundi ruhande hari uwo bita God uraho neza? meze neza Skytu fata microphone, fata mic, fata meze neza Skytu meze neza cyane. Ndagira ngo unyakirire Emikabaka ubundi bindi ndabivuga nyuma. Emi, yeah, this is the Fry TV show. The Fry TV show. Ahango ni internet ya mbere mu iki gihugu iri kubarizwa. Bahita muri Mango 4G. Ya Mango 4G. Yego mwamaze kwitereka ngo nta handi hantu ngo imiriri iri kure kuridwa. Uretse kuri The Fry TV banyarwandakazi nta handi hantu muzaza musanga imiriro ya showbiz
twarababwiye ngo nta kindi kintu tuzaza ngo tubabwire, tuzaza tubaha imiriro iri mu iyi mihanda ahantu hose twamaze kuba batasi, turinjira ntago turyama, turara amajoro, imiriro yose uzaza uyisanga, nta handi uzaza uyisanga buretse hano kuri The Fly TV. Gadi, mbere kugira ngo twinjire mu mwandiko, mbere ngo mwakire arashyuha cyane. Gadi, mbere kugira ngo twinjire mu mwandiko wa nyawo, ndagira ngo ubanze uganirize abantu kuri promotion dufite mu mpera z'umwaka, tubabwira ibyiza bya Mango 4G. Yego, ni ukuvuga Mango 4G, yego, abantu cyane cyane bari mu mujyi wa Kigali. Yego, twabazaniye internet bita home broadband. Yego, ni internet yo mu rugo, ikoreshwa mu rugo. Yego, tuguha router n'umutekinisiye w'ubuntu, yego, akakwestarira ku buntu. We icyo usabwa ni ukugura internet, uyigura gute rero? Ni iyo internet ni ubusiyo ebyiri. Hari Mbps 50 ku isegonda, 39,900. Iba ari unlimited, ushobora gukoreshaho abayuza 50 bose basharinga kandi kuri speed imwe. Yego, hari Mbps 20 ku isegonda, ni 24 n'amafaranga 900. Yego. Ikindi abantu bari bamenyereye internet ya jiga 30 agurishwaga 16,000, ubu muri Mango bayishyize kuri promotion ni 8,900 bakaguha jiga 30. Ikindi cya kabiri, bafite na internet ya unlimited yo muri smartphone, ushobora gusharingaho device imwe 16,000 gusa. Kubundi busobanuro 2550. Urakoze cyane. Ntabwo umurongo wishyurwa. Yego, nababwira ko ikinyobwa ari B1 Gin, nanarushaho kugenda nategurira abantu. Mfite igitaramo bita Icara Wige EP1, ntabwo ari igitaramo, ni listening party, ntabwo nari namenya ahantu izabera, ariko indirimbo zose zizasohoka ku itariki 30. Turashimira umuterankunga wacu ari we B1 Gin. Ikinyobwa cya mbere ushobora kuba wagera ahantu kwisosa ukakiyasanga, cyane cyane mu ntara. Nako nakomeje no kubabwira ngo umuntu wa mbere ku ndirimbo ya mbere nzasohora ku itariki 30, abantu 5 bazagerageza kwandika SMS cyangwa se gutera comment, buri umwe kuri email yiwe azarya screenshot, ubundi anyoherereze, mwohereze ikarito ya B1 Gin ahatuye hose. Narabwira yuko azanahabwa giga 30 za Mango 4G za internet. Yego rero, murakoze cyane rero. Mbere yo kugira nubwo tuba ducishemo kwamariza abaterankunga bacu, ariko mbona none mbagira ngo tunarushaho kugenda twinjira mu mwandiko, ari nako turushaho no kugenda tubabwira yuko The Fly TV ariyo televiziyo yonyine ushobora kuba wagikurikiranaho amakuru ya showbiz, aya sport ndetse n'agiye atandukanye. Ejo bundi mba nipanze umwandiko, mu kwipanga umwandiko ku giti cyanjye nagerageje kuvuga ku witwa Sam Karenzi, ngaruka ku witwa Anta, gerageza kugenda nacukumbura amakuru y'ubucukumbuzi, Anta biganiro ngenda mugarukaho, ngaruka ku nkuru yagiye akora mu kiganiro bita Munda y'isi. Ibyo byose narabivuze, nabonye komenti zigiye zitandukanye z'abantu bagiye batandukanye bakurikirana urubuga rw'imikino. Ubwo nari ndi kumwe na director HBM yamfashije no gukurikirana ibyo bintu. Ben agenda akata ubushoti bwagiye bufata, bwagiye bugoyinga viral, abanyarwanda babwandastandinga, abandi batigeze babugarukaho neza. Ndangije ndicara nk'intasi ya showbiz ikurikiranira showbiz, ikazi kavuga ati ngewe amakuru yose muzajya mukenera nzajya nyabazanira. Navuze ati kuri iyi ncuro mwaravuze ngo sinzavuge kuri Sam Karenzi, ngo sinzavuge kuri Anta biganiro, none nanjye ndavuga ati kuri iyi ncuro sindi bwicare ngenyine, ndaza kwicara na bamwe mu bantu bafite nosiyo kuri ibintu bya siporo, babikurikirana, babiba hafi. Uyu Gadi mubona akora ku gitangazamakuru bita Imanzi Radio, akora ibijyanye na football. Wagera ku witwa Mikabaka wamaze kwipanga kwa mama w'Urwagasabo, ngira ngo tubanze tumwinjize ashimire mama w'Urwagasabo wamaze kuba umuyobozi wa RMC, nyuma yuko abakunzi ba mama Scovia bagiye ku nkuta zigiye zitandukanye bagenda bamutera amabuye ngo ni guto Swakimu akuriye awadi, akanagutwara inoti y'amafaranga 700,000 ubwo bari bari miliyoni 7 ubwo bari barihuye. Ibyo byose ni ibintu byagarutsweho. Uwitwa Mutesi Scovia agaruka kotinga ku bintu bigiye bitandukanye abantu bagiye bavuga. Mutesi Scovia ubwiwe aritereka, aravuga ati amagambo yanyu muceceke, mufate kidori before yo kugira ngo ngewe nze kuri kamera
uwitwa Swakimu niwe wamaye microphone arambwira ati Mutesi Scovia injira akazi wamfura akazi we utangire urekure utangire wanzike utangire ukumire utangire utanga ubwino ibyo byose nibyo bintu byatumye mu mwandiko wanjye biticara wige Mutesi Scovia nyuma yuko ari we munyarwandakazi wihesheje agaciro wakoze amakuru ya politiki agakora ya siporo akatanga ubusesenguzi butandukanye kuri BNB FM ubu wamaze gusimbura uwitwa Kirofasi Barore muri RMC Mutesi Scovia wamaze kwitereka nakunze speech yiwe yarekuye aravuga ngo nimuntorere yuko ndi igitsina gore ahubwo muntorere yuko mfite ubushobozi kandi n'ibyo nkora mbishoboye ibyo bintu rero byose ni intambara rero imaze iminsi yari iri muri showbiz igira gutya yimukira muri siporo yanamaze no kwimukira muri comedy cyangwa se muri filime nyarwanda ariko ubu tuvugana ubu niteretse nshaka kuganira n'abasesenguzi mu bijyanye na football ndetse n'ibijyanye na siporo ngira ngo bagende banganirize tuninjire bananzika tugiye gutangirira ku ntambara yatangiriye kuyitwa anta bakotinge ntabwo twebwe tubayeho kugira ngo tuze gusebya abantu ariko turaza gukotinga ku by'abanyamakuru bagiye banavuga tunagaruke no ku bwino no ku makuru avugirwa imihanda reka nakira imfura reka ninjize mu mwandiko uwitwa Gadi abanza nyinjirizemo ikabaka batangire binjiza kuri iyi ntambara nanjye ngenda ndakuramo imiriro ijambo ni ryawe Gadi banzitse yego emikaba sikahita nyine yabisoje twanzike yego Sky tungewe mbere yuko dutangira iki kiganiro dutangire muri wa mujyo wacu wafuro tubanze dutamike Mutesi Scovia amashyi wamwimuye inshuro nyinshi yakomye mfura nanjye aya nanjye yakomye rwose ahangaha tugomba kubanza tukinjira yego abantu bagiye bavuza induru ngo bita Oswald atwaye igihembo Mutesi Scovia ngo kandi Mutesi Scovia niwe muntu hasoringa cyane bavuga ngo yagiye yinjira za M23 ngo yagiye ajya mu mashyamba hehe ngo iki gihembo yaragikwiriye ari byo bintu naje nkaza nkababwira kuri 525 urabyibuka ibyo bintu Skype ndakubwira ngo Oswald iki gihembo aragihawe nk'umuntu wagize ute hostinze president yaramuhostinze ariko ni nawe ari mu bantu bafashije Mutesi Scovia kwinjira mu mwandiko Mutesi yarakoze ariko nanone umenye yuko muri uyu mwaka turimo uwitwa Oswakimu niwe muntu wa hostinze His Excellency Paul Kagame amubaza ibibazo bitomoye si icyo cyonyine se uyu mwaka ukurikije atariho guhostinga president yarakoze Mutesi yarakoze cyane ibyo nabyo mbivuga reka tuba tugomba kuza tukinjira no ku myaka nayo izakonte nyuma yuko yitwa Radio Disi irimo irakinduka Oswakimu wayigumanya agatangira kurekura ibyo mu byo mu makuru ya mu gitondo witwa Oswakimu yatangiye kurekura yatangiye kwipanga muri biravugwa mu makuru avugirwa imihanda ariko ararekura Oswakimu ntabwo yarakoze bro he deserve gusa ariko ngewe nari kugiha Mutesi Mutesi Scovia ubusubije aho ngaho rero niho shako ngenza tukinjira aho ngaho Gadi aho ngaho niho nza nkashaka ko twinjira izo miliyoni Oswald yarazitwaye ariko ndaza ndababwira ngo Scovia aha ngaha hari icyo azahembwa muzakibona nibwo uyu nguyu aba mu gihugu uba mu gihugu ubundi uyu nguyu aba mu gihugu yahembwe ubundi Gadi uyu n'uwaye n'umwana twese iriya miliyoni 7 kugira ngo ni ibintu byadanje kuruta uriya mwanya urengeje miliyoni 70 hubwo hafi ahangaha rero niho Scovia aza akabera kasamutwe yego ubu Bob araje agombe none Bob muramukizwa n'iki na papa wanje Jidosi sha none bagomba kwitereka nanjye nkaza mwitereka ara mu kizuru sha wafura urongere tumushi oya ngomba kurekura narabikubwiye urumva ahangaha rero tuba tugomba tugahita tumushimira ahangaha Mutesi Scovia we nta muntu utamushimira nicyo gihembo cye uri kumva Gadi nicyo gihembo zira miliyoni Oswald yarazitwaye nibyo ariko Scovia igihembo cyiwe turaje turakibona abaye umuyobozi wa RM hari abamuhembye neza cyane ariko ngaha rwose agoyinze vayiro araje none abari ibi bintu reka mbibabwiye ngira ngo nanabinjize mu mwandiko
kuko ibyo muri kuvuga ntabyo muzi. Ibi ni ibintu mba nzi njyewe nk'inasi. Ni nyuma y'uko iyitwa Radio Disi yatangiye irimo abitwa ba David Bayingana, irimo ba Jado Castari, irimo abitwa ba Cassier Pizo, irimo abanyamakuru bagiye batandukanye abo bayimfura Jarike babarizwaga kuri Radio Disi. Biza kurangira bahise bajya kwipanga akazi kuri BNB FM. BNB FM yari irimo ibyo nibyo ndi kukubwira. Nyuma y'uko TV10 yari iri kubarizwaho witwa Yago wakoraga ikiganiro bita The Link Up, abagize gutya bagiye gukora Yago TV show. Abasimbuwe n'uwitwa Leandre. Redis isa nk'ikindutse. Buretse gatoya. Leandre abagize gutya baragiye. Mu mwanya muto wa mukobwa bamwita wakorana na Yago muri The Link Up, Josiane. Naho bagize gutya baragiye. TV10 ubwo niyo turi guheraho ndi kugenda ngaruka mu kucinduka kwa TV10. TV10 ibisigaranye witwa Tycoon Ndahiro na nundi mukobwa biza kurangira ikiganiro bita The Link Up kigize gute nacyo kibaye ndigise wa mutipe wakoraga muri Overdrive show ni buretse wakumanywa. Yes, ibyo byihorere. Ndi kukwinjiza mu mwandiko wo kugira ngo tunapfukame dusengere TV10. Aya tuyisengere buretse kabaye. Biba birarangiye nyuma y'uko abanyamakuru ba showbiz bose bagiye n'aba sport bari bamaze igihe bagiye, haba hasigaye uwitwa Anta Biganiro asigarana na Kazungu Kereva, basigara muri no bita Cedric Keza. Aho ngaho baje gusigara muri sport. Ubwo ndi kuko ngenduka gute bamaje kugenda ba Castari bazanye ko barokirise nibyo ndashaka kukwinjira. Niho ndi kwinjira. Bahise barekirita witwa Sam Karenzi baraje yipanga akazi. Zana ikipe yose biza kurangira bigenda runono. Bivugwa yuko witwa Sam Karenzi, ayo ni amakuru muri mihanda, bivuga yuko witwa Sam Karenzi ngo niyigeze akunda uwitwa Anta Biganiro. Oya nukubeshya umva ukuntu gahunda imeze. Buretse gatoya. Impamvu nje ibyo ndi kuvuga ni amakuru nagiye nkuri imihanda, ariko ayo makuru nje ndi gukotinga kubyo nakuye imihanda. Bivugwa yuko ngo atigeze akunda Anta Biganiro, ngo kubera yuko ngo we n'inshuti yo bita Regisi ngo bahoraga bavuga ati Anta Biganiro Mr. Bihuha. Ngo nyine rero ibyo bintu impamvu nabazanye ndagira ngo njyewe tuve ku makuru nge nikurira imihanda, namwe musobanukiye ibya siporo mu byinjiramo, noneho nanjye mbashete ikibuga, nanjye nicare ngoma amashyi. Aha rero twinjire. Aha niho tuza tukabera kasa mutwe wafura. Ibi ngibi ni nyuma y'uko Sam Karenzi ageze kuri Disi, uwo bita Anta Biganiro agatangira kuzanamo amakimbirane. Ubwo turakotinga Sam Karenzi. Umva ngo hano yavuye. Umva ngo hano amakimbirane yakorana n'uwo bita Kazungu Kereva. Uretse umva ngo hano amakimbirane yavuye. Wumvisheje ubundi Anta turimo gukotinga Anta ngiye ubwo ngo niwe ngiye gukotinga. Yaravuze ngo niwe wizaniye. Ngo niwe wizaniye Sam Karenzi. Inde wamuzanye ngo ni Anta kuri Disi. Karenzi arangije nawe nongeye kumukotinga. Ngo niwe wamwizaniye. Karenzi ejo bundi ubwo ngiye gukotinga na Karenzi ahita avuga ngo no ngewe nahamagawe n'uwo bita uno mu Axel Horaho, kuko we murabizi ko we yari kuri Disi. We amuhamagara araza abonana na bosi Gasongo, barivuganira. Bamwita Gasongo, si umuzi zo kuri Teledisi. Barivuganira. Anta dore ikibazo rero hano ingingo nyamukuru yabaye wamfura. Anta we yaraje abona abantu nabavubuka kuri radio ya DC kandi bo bayimazeho igihe. Yaravugaga ngo nyize Castari na Bayingana na Jarike banyoboraga, nanjye abangaba ngomba kubayobozi kumva zaza akayobora Sam Karenzi. Sam Karenzi mu mujyi w'ukuntu ayobora ikiganiro abona ngo ibya Anta biri muri analogue ni ibya kera. Urimo kubyumva. Arangije ngo aramwicaza ariga bamugana wasi Kayito. Aramubwira ati wewe noneho jya mu gikari wicare wige ujye ukorana mu gitondo nande ura mukobwa bakoranaga Annette mugabo. Mwebwe mujye mukorana cya mu gitondo kino mu kiganiro baravuga ngo furuma Cendebera arafuruma. Urumva amajije kugenda ngo antabona izina yashakaga gukora mu cya mu gitondo ninde uzamwumva se? Ninde se wese wamwumva?
baramwumvaga wafura we Ndayisa Anta yarumvikana atayarumvaga gadi ntabwo yashakaga iyo gusa rero Anta yashakaga ko akora mu nda y'isi akanagaruka mu saa yine mu rukiko urumva naho akahashumika ntabwo byari kubaho nyine nicyo kibazo rero cyabaye agashaka kuza kwipanga akazi kuri siniya Samu Karenzi we rero ntabwo yabyemeraga yashakaga ko ari buba siniya kuko bamusanzaho ahantu hari Fabrizio ntese urumva ibyo yari kubyemera Anta hari umunyamunwa wa mbere Taifa Bruno wafura aho rero niho habereye ikibazo byabaye twakomeje turimo turaturika aho niho hahise haba ikibazo noneho baravuga ati nyize Kastari na Jarike na Bayingana Samu Karenzi na Taifa Sky turera hanga nari nyikubwira wafura uyu ni Regis nyuma yuko yaravuye ku isi wahita yerekeza kuri Fine FM bamutwara tutanazi adiyo disi ngo yari kuvugisha nayo hoya Faustino yahise nibwo Faustino yahise ahamagara witwa Leonidas ni umunyamakuru Faustino sisa ni umunyamakuru se je narinzi ko umuvugizi wa Rege kandi wirengera umuvugizi wa Rege n'ingabo Robeni wirengera Faustino wamaze kwigarika Faustino ntabwo uzi ko nawe yakoraga kuri Radio DC akora n'uwitwa Jado Max bogeza umupira induru zikavuga yego ndamuzi ibyo byihorere aho rekeraho abakizi witwa Regis nyuma yuko agiye nibwo bahise barekrita ku isibo bahita barekrita witwa Faustino bamukura ku ishusho bahita bamuzana babazana ku isibo kugira ngo akomeze hashye Regis eterekeza kuri Fine FM aragenda atangira no witwa Samu Karenzi ubwo ni nyuma yuko Samu Karenzi iby'urukiko ntago mbifite onosi yarari mukomeze mu kigete ubundi dusoze icyo gihe Regis aza kuri Fine FM yarataragenda Taifa Taifa ari matatura ngeraho bita Bruno Taifa bamwita Karisa Bruno Taifa so rero icyo gihe Regis agiyeyo nono ngiye ubwo nago ndi kuri Regis ndimo ndavuga imbarutso ya Anta kugira ngo arekure dore ukuntu byagenze Regis yafashe WhatsApp ya Anta arimo arandikirana n'uno mwana Sanzi Furakedi yose Regis aravuga ati ngewe reka mbereke na nimero sinshaka kubereka amazina kuko amazina muvuga ko atari ukuri arabimubwira ukuntu yanze kumubyetesha barimo kwandikirana message urimo kubyumva yanze kumuha injawuro reka iyo ngiyo tuyiveho noneho wumve ukuri kwa nyako Regis yamennye umuceri kuwo bita Ramazani nibizi wakinaga muri AS Kigali ntabwo muzi uri muri aperi buriya ngo mukumuzana muri aperi Anta niwe wakinnye iyo diru araza amajije kuza akazajya amwandikira akamurya sine Regis arabizana arimo aramubwira ati niko man yamwitaga Foden kuko urabizi ko Foden ari ugezweho mu Bwongereza ari umwana nuriye Ramazani mu Rwanda ari umwana wari ugezweho atayandikiraga Ramazani akazayamubwira ati Foden kudakoma ni ibiki kuri muranyiryaho man Regis byose abishyira hanze akimara kubishyira hanze rero ubwo urumva ibaye brief y'umunyamakuru kuri Fine FM witwa Regis nande na Anta ariko Anta atinyande Regis ntago Regis yahita ako kanya aramutinya ariko Regis umenye ko ari n'umusaza muri bibiri arangije noneho muri aperi ibyo byo sinzi niba tuzabijyamo nzababwira ukuntu Anta yaje arya kabari Regis yari afite igikondo kagiye marakana karahashumika mu mujyi niho hareberwa match 5 muri gikondo mu Rwanda akabari kiwe n'abantu berekana match 5 zitandukanye ahandi wasanga abasesenguzi ba football ahubwo mugiye marakana ahubwo yaduhe mwese Regis nawe ubibone ni bahita marakana umva ukuntu bimeze se wese ntabwo ufite amakuru ko DC yahamagaye Regis ikamuha amafaranga akavuga ati ngiye mfite marakana yanjye nta mafaranga mwama n'ukuntu aho ngaho nagiye kuza mukabyanga ntago ngiye nahaza amafaranga yabo yaraya aho rero reka tubanze twiyinjirire turangizanye n'uyu Anta biganiro wigize yago muri football uraza ngo uzaza ngo mene umuceri wowe Anta wowe nyuma yuko ukindutse sha Anta wariye amafaranga yo muri Reyo ujya gukomba inkweto ntabwo twabibonye baramwirukanye na Bugesera Tarapu ntabwo yakwirukanye Musanze nagahigi yaramwirukanye muri abantu bose baramwirukanye urajya kurwanira Rutsiro na Mutesi Sikovi yamaze kwipanga akazi
ntabwo wayinjiza. asesekaye tukatavuga we ntabwo uzana hose Anta bamwirukanye. Mutesi Sikovia ubu muri Rutsiro ari mu Kizuru, Anta biganiro aracendebereye, abona nta hantu azarya. Mu makipe ya Kigali yose nta kipe azaryamo. bagiye kujya kureba Gor Mahia nyine. Ese ubundi niba ari uwadanje ko bamuhaye bakazungu bamurusha izina bagiye yaje akabyimba radio disi niba ari uwadanje ayibyimba iki araza ajya gusabya abantu urangije radio disi Anta hanga urabona Kazungu Claver atangiraga ikiganiro asenga azana ijambo rya Bibiliya atangira agenda yerekana ubwino nyuma y'uko Kazungu Claver nk'umuntu mukuru ukunda gusenga ugenda na Bibiliya yavuze ati sinshobora kuba nakora n'aba bana b'abanyamatiku isezerezo ndagira ngo mumbabarire mwuka byaramwe twicare dutekereze ngo ese iyi radio disi yatangaga urubuga rw'imikino yari ifite content mu nda y'isi yatangiye ifite urukiko rukaba rukindaguritse rukaba rugiye rwose rushiriye kuri Final FM icara kwiga nareba abana barigane baje ejo ukuntu baje gukora barikorera afite YouTube channel ariko sundera tuganire reka mbibarize ikibazo kimwe uretse Anta ugenda akavuga ibi bintu sibyo ubundi umukinnyi ari mu kiruhuko uramuburiza iki kujya mu kabari kwinywera inzoga si uko se kunywa inzoga si itegeko ry'umuntu yego inzoga hari ahantu byanditse ko zibujijwe umukinnyi ntabwo byemewe ariko mu gihe ari muri konji yego ari muri konji ntabwo yemerewe ngewe navuga ko umukinnyi ari mu ikosa yuko yanyweye inzoga nanjye naza hano nkamure kuri rokete ni ikipe yaba iri muri rukare we yibereye mu kabari ari mu ndaya noneho Regisi cyangwa se mu gihe ikipe itari muri time off we yibereye yarihaye off yiwe icyo gihe tamvuga ati waracindutse birarangiye noneho yarayivu ya Anta ariko bose ntabwo birirwaga ni Usengimana Regisi ayisaba kubita ukuri noneho ko atajya kina yavuze ngo Dani Usengimana yakinnye imyaka 10 mu Mavubi imyaka 10 yashatse igitego yakibuze we hari icyo yatsinze se Danusenga Imana sibyo mu mukino wa gicuti muri police FC mu Mavubi nibyo Regisi yavuga genda kotinga Regisi ati umuntu utaragize icyamarira igihugu mu Mavubi yarakinye imyaka 10 utagira igitego na kimwe ubundi abavuga ibiki nese ko Danusenga Imana avuga yuko nawe umutima we wari uhagaze hari igihe yajyaga no mu kibuga abanyamakuru bamaze kumuvugiriza induru bamaze kumutesha umuntu urushwa na Migi ibitego yari umukinnyi wo hagati Migi yarasezeye abanyarwanda bose bamukomera mu mashyi nka Legend Dani Usengimana imyaka 10 mu Mavubi zamwimukira kuki sibye banta babashuka abakinnyi nkabo ahubwo abakinnyi bo bagira ubwenge uyu Anta rero reka tumwinjire yasikaye tureka mwereke Anta uraje ubeca abantu ave yabaye Meri Peter rimwe muri saza yatsinze bikagereranya aba Legend n'abarabana nawe nukarenge uyu Anta aje akabeca abanyarwanda wowe Anta warakindutse ubona ko nta kipe ikiri kuguha ikiri kukugaburira Anta ahisha abanyarwanda ikintu cyatumye ahunga igihugu kajya kubimunzi babarira mwereke gadi ibi ninde wabivuze Anta ashinzwe uyu munsi ariko ubutanza avuga amazina Bugesera ifite umubare w'abakinnyi benshi banyura umugi ngaho nyumve kimwe n'andi makipe yo mu Rwanda imvuze ijambo rikomeye ndabivugaho nemeye nibinaba ngombwa ribu niba yumva ko ibyo ndimo navuga atari byo bazashaka uburyo mbere ya match bazajya batera inshinge abakinnyi babapime bafunga umuba bafunga kontineri zapakira imodoka match yari igihe twari match tukayibonamo abakinnyi babiri ntabwo mvuga muri Bugesera ndavuga muri shampiyona simvuga muri Bugesera gusa kugira ngo wumve ko urumogi rwafashe indi ntera muri shampiyona y'u Rwanda simvuga amazina uyu munsi Hitimana Claude arabizi no muhamya bamwe mu bakinnyi turimo kubona batarimo kujya mu Mavubi si ikibazo cyo kutumvikana n'umutoza si n'ikibazo cyo gutukana nawe hari abo bafatanye urumogi muri kampo y'Amavubi Hitima yego cyangwa we narabyumvise wamwumvise hiti ngo narabyumvise undi warabivuze wamwumvise hiti wazubwenge narabyumvise ashaka kumugwisa mu ntambwe witi ko wabonye abantu bamura urumogi warangiza ntubatange iki rero ese kuki atabatanze mbere we nimba koko yari afite ikizibiti cy'uko abo bantu bakoresha ikiyobyabwenge cyitwa urumogi bakina muri Bugesera atabatanze hakiri kare no mu ikipe y'igihugu wapfura bitari birinze aho bigera aka kanya muri showbiz nyarwanda ndetse no muri siporo ibi bintu ntabwo bigiye kwangiriza football bikaba bigiye no gutera depression y'abakinnyi b'umupira iki ni ikibazo gikomeye ngira ngo igihugu cyitabire nsabado ari hehe ndagira ngo nsabe
urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukumira ibi bintu biri kubera muri siporo biraza gutuma abakinnyi b'umupira baza kugira agahinda, football yacu ize ikinduke, abana batangire bayisezerere, tuze kurangiza twebwe tubuze football. Mumbabarire mwapfura mwe, mumbabarire dukomeze tugende twinjira muri uyu mwandiko, twibaze ngo ese koko mw'abanyarwanda mwe mukunda siporo, mukunda football nyarwanda, mushyigikiye yuko abakinnyi bacu bakomeza bakagoyinga vayiro, ubuzima bwabo bugahinduka? Ibi bintu birakwiye kugira ngo aya matiku yaravuye muri showbiz, muri entertainment yacu, aze nayo muri ibi bintu bya football, aze mu bintu bya siporo. Cyangwa ibi bintu nabyo bikeneye yuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry aza agakumira, agatanga na stop kuri abo banyamakuru. Ahubwo se ntaratanga agasoko ku muntu uvuga ko yabonye abantu bankuru bari kuganirizwa, bari kuganirizwa abo Anta bo yagiye avuga bose bafitanye ngo ibibazo, ariko nta bibazo Anta we, nta bibazo ufitanye n'abantu. Wowe uraza ukabona ko nta hantu uzarira, nta hantu uzongera gutanga bizu ku nkweto, warangiza ukaza ugatangaza ibintu uvuga ngo abakinnyi bankuru umujyi. We wararubafatanya we Anta, uza waraje ushaka kwigira umuntu w'umusini urenze, wowe urataka Samu Karenzi ni umuregent, ntabwo uzaza ngo umwata wagiye kwataka bo mu nganya urwego bataye kundi ndahiro. Anta wowe tunagukatire, tunakuvuyeho wowe Anta. Jewe atsikayita icyo shaka hanga Teredisi ahanga ndazana nakumenere breaking news, biravugwa uri kumva, ni breaking news, amakuru twege nk'abatasi turi gukura imihanda. Teredisi nyuma yuko uwo bita Kazungu Kereva agiye, iri kuganiriza Emeni Yibizi wafuraho, bari kuganiriza Emeni Yibizi, bakaganiriza na Ngaboro Beni. Ntagarongizwa amasezerano muri reyo. Robeni yagaruka mu bintu bya radio DC. Robeni yamaze kwigarika ari kurya amafaranga ya Rayon Sport nk'umuvugizi. Nabo bantu rero bari kuganiriza iyi Teredisi rero, ikintu twakora iyi radio DC nacyo amafaranga batahaye Kazungu Kereva bagiye kuyahereza Robeni. Robeni ngo na Eme amafaranga atarahawe Samu Karenzi arahabwa Robeni, kandi Eme twibuke ko afite amasezerano kuri City Radio yasinye ejo bundi, kandi Emeni Yibizi mu masezerano yasinye kuri City Radio. Wibuke ko kiriya kiganiro akora Gadi Emeni Yibizi gitambuka no kuri YouTube channel yiwe nk'uko ba Philipita bakora The Choice, urabibona ku isibo. Emeni Yibizi ubundi za Emeni Yibizi araza bigenda ari gukora kuri City Radio ikiganiro kigahita kiba breakthrough kuri YouTube channel yiwe. Urambwira ngo umuntu yapfa kugaruka ariteretse bamukubise umuba w'amafaranga. Ubwo nanone birasabwa ko boss wa Radio DC ari butanga ikiswe akayabo k'amafaranga karekrita abandi bantu. Turaza bandese bari hehe nese ubwo itangazamakuru ubusa yakura riga ni kuri RBA. Ubwo nyine nibo biraza gusabwa yuko TV10 iri butanga amafaranga, igahita izana Rigani, ikazana Lorenzo, twanzika kuri uwo ikazana Lorenzo, ikazana na Baruvuyanga, igahita izana. Ntabwo ubwo bushobozi mfite Sky tunawe ungenge, cyangwa wagiye kwita TV Rwanda wowe none. Oya none se Banyarwanda kazi ngiye kintu nababwira, ndi kugira ngo tuganirize abantu, kugira ngo tuze kwemera ko Radio DC iraza kugaruka mu mwandiko. Ikarigani hariye ko biraza ko kandi ari byo bintu biri gusabwa. Ngaho nyereka umurigendi uraza kuza icyuho cya Samu Karenzi ntibakujyane nyine uyarye bayamaye narekura nakipa Anta se wamurusha busubantare ku mwandiko nkona ibyo mbavuga nanjye nawe ipangura mwandiko, ariko nanjye nkatangira wa mwandiko wo mu nda y'isi ngenda menya amakuru ya nyayo. Twanzike kuri handi, twanzike kuri handi tunamuveho. Nta kintu uyu nta kintu kimurimo, nta kintu kikimurimo. Mwebwe muri mutazi, mwebwe nshaka no kugira ngo abanyarwanda banamenye iyi ni diru Anta yibereyemo, iyi ni rabingi ari kwikorera kugira ngo at the end of the time nubwo yibereye muri Kenya agende ahakorere izina narangiza yipanga akazi. Ntabwo bizi se yaranatangaje kuri 30 z'ukwa 11 arashyira hanze YouTube yitwa Anta.
aragira ngo abantu ahubwo babe bayitegereje ko azarekuraho imirimo no kwipanga akazi byo kugira ngo nawe akore ibintu byiwe. Ubwo ni bya bindi byo kuba yarabonye abitwa barigani, akabona ba Lorenzo, akabona abandi banyamakuru bose batangiye gufungura ama YouTube channel batangiye kwikorera, aravuga ati reka nanjye nipanga. Ariko se kwipanga ku kazi biri gutuma utangaza amakuru yo kugira ngo usenye imitima y'abantu narekura Maroc. Yonge sinyishaka no kumuvuga. Ntabwo ngiwe rwose tuziranye wamfura we, ariko ibi bintu birababaje biteye agahinda. Bigiye gutera inzara abanyamakuru. Mu magambo make twanzura Anta yicare nafata amasomo, yicare yige, nafata amasomo gusa, kwiga gusa. Anta nguhaye homework aho uri hose ikubwira ngo ese koko ibyo uri gukora birakwiye, si byo? Reka turagize Imana radio disi ni mama y'Imana. Nimugoro ejo numvishije uwitwa Faustin na Leonidas bari kurekura marokete. Faustin yari kuvuga ngo ibi bintu ntabwo byagakwiriye kuba biri kuba muri industry yacu ya sport. Nimba ari ukubitangiye uzi ikintu nanjye ya ariko se ubundi nanone reka uzi ikintu nanjye ya Anta ngaruka kuri ibi umva sika uzi ikintu Anta buriya wa mugani uranakoze kumukebura natwe twese tumukebure. Niba unenga umuntu muri industry imwe sibyo ntiwamwegera ukamwegera, ushobora no kuvuga uti Sky kubera ko muhuriye kuri mikoro ukavuga, ariko iyo utangiye kuzana ubugufi bw'umuntu ngo ntago areba, wumvishe ukuntu yavuze babarira we nabaraga hariya ahantu Anta wicare wige bamukurikira. Reka mukebure nanjye bwanyu, reka mukebure. Anta we ngwe n'ikigwa ngewe kwa aka kanya. Anta wowe utinyuke ugenda ufata umunyamakuru ukorera igitangazamakuru cy'igihugu nka Ruvuyanga ngo yibye telefone. Wowe utinyuke ufite ibihe bimenyetso we Anta, utinyuke ufata umuntu ngo yibye amatelefone ngo byiwe ngo muri Dar es Salaam ngo urabizi ngo yatiye imyenda ngo yagize gute. Nyamara Anta reka nkubwire nubwo wahunze ibi bintu bivugira ahangaha. Anta njya nkubwire bivugira ahangaha aka kanya nawe urimvuta nk'abandi bose. Icara wige tunakuvuyeho nta n'ikikivurimo nta n'umwanya tumufitiye. Murakoze cyane Imana wo mugisha, nagira ngo numve kuri kwanyu. Sky tutarasoza nkubwire iyi teredisi tuyiragize ibiganza by'Imana Mana Nyagasani, Imana ibarere cyoroshye. Nanone teredisi ishobora no kureka abandi banyamakuru kuko hano hanze uretse gatoya, hano hanze hari abana benshi cyane bari kurangiza amashuri bafite ama degree bafite za masters bafite ubushobozi bwo kuba bakora siporo, bari barabuze uburyo bagera imbere ya microphone, ukabona benda bari kubona inzira yo kugira ngo bahabwe platform. Ahubwo nagira inama urubyiruko bafite impano yo kuba bakora itangazamakuru rijyanye bamujyaneyo baryinyonza afite taro honese musaza baryinyonza katumushakira barinyonza wakoraga kuri BNB. Reka yigire kuri radio disi yongere yipanga umwandiko ubundi ariko hari n'abanyamakuru benshi yarahavuye nawe bamwirukanye kandi hatari mu bamwirukanye. Reka ubwo mwereke reka twakire recruitment uwitwa Kadu wo kuri Flash FM ngo jyana na bariya bantu. Oya Kadu n'umuzi wo kuri Flash FM. Reka ubwo bazane Barinyonza na Kadu babajyane kuri radio disi. Ya bari sawa rero. Nyamari yo di Barinyonza na Kadu. Barinyonza na Kadu baramutse bisanze kuri radio disi mu rubuga rw'imikino haba hameze neza. Ukabasosiyaho uno Cedro ugashyiraho mu gitondo uno usigaye Cedro, tuvuge Cedro azakora mu gitondo. Ni Cedro wakoraga na Anta ni Cedro ubu niwe warusigaye. Hit ubu niwe munyamakuru ukomeye. Hit niwe muyobozi wabo. Hit ni sawa ariko ubwo nibajyaneyo Kadu n'Abarinyonza bazaza bakorane na Hit barakorana na Kanyizo apo yabikomeye. Ahubwo Flash ubwo yasigarana nde turayisenye nicyo kibazo yisenyeye muri disi. Mana Nyagasani noneho kiganiro nakomeza twimerere neza. Ibiganiro nakagaruka hano kuri The Fly TV. Ibintu byacu byose murabizi ni idio nanjye managiye negura yo kugira ngo n'abantu mukunda siporo mukurikirana YouTube channel mukunda n'ubusesenguzi n'amavo barakina mugenda munanzika. Reka tubasabe ngo ikiganiro nakagaruka tugiye kubashakira makuru y'uburyo Amavubi araza kurangira na Nigeria. Byarangiye yuko nyene namenye makuru yuko Nigeria iraza gutsinda Amavubi araza gutsinda Nigeria, ariko ntabwo nongera gusheta. Ariko nanone ndaza kuyashigikira mukangiye kureba ukuntu nikoza kwa Regis ngende ndebe match y'Amavubi ndebe ukuntu ibintu bimeze. Ariko nanone bitabujije yuko ngewe Skytu nyuma y'iyi match y'Amavubi nzongera ngarure bano bagabo babiri uwitwa Mikabaka na Gadi mbicaza aha
dusesengura uburyo ikipe yacu y'Amavubi tugaruka muri shampiyona yacu izagaruka. Ibyo byose muzajya mubikora dusesengura uburyo ikomeje cyangwa se ivuyemo. Murakoze cyane. Bibutse ko interineti ya mbere mu gihugu ni Mango 4G. Murakoze cyane.